Sashimwe reka dushime Imana cyane ku bw'uyu mwanya kandi tugezemo wo kumva ijambo ry'Imana. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Twagize umugisha ukomeye uko Imana yaturinze, ariko nubwo uwo mugisha tuwusangiye n'abantu benshi ku isi, ntabwo ari abantu benshi bahisemo kuwukoresha bumva ijambo ry'Imana baryiga, haba mu materaniro cyangwa se muri gahunda umuntu ashobora kugira. Twe rero tugize umugisha wikubye inshuro ebyiri wo kuba turiho, kandi muri uyu mwanya tukaba turi imbere y'Imana aho tugiye kumva ijambo ryayo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ejo twabonye amagambo akomeye cyane ari mu butumwa bwa Marayika wa gatatu, kandi n'ubu ngubu tugiye gusubukura ibyanditswe byera byadusobanuriye kandi bitubwira neza yuko ubutumwa bwa Marayika wa gatatu ni ukwamamaza amategeko y'Imana no kwizera Yesu. Ibi bintu nubwo bivugwa mu nteruro isa nkaho yumvikana, ariko ubu butumwa ubwabwo cyane cyane yuko ubutumwa Imana ibitugezaho ntabwo ari amakuru ibiri kuduha cyangwa ubumenyi, ahubwo ni ubutumwa bugamije kugira ngo buhindure umunyabyaha ave mu nzira ye ayoboke inzira y'Imana kandi agire imico isa n'iya Kristo. Ibyo bintu kubigira umuntu ari hano mu isi yigaruriwe n'umwanzi Satani, bihita bishyira ku kanya umuntu wemeye kuyoboka inzira y'Imana mu ntambara, ku buryo Yesu yavuze neza yuko iyo ntambara ntabwo biba ngombwa yuko wenda itangira Roma irenganya abantu, za leta z'ibihugu zirwanya abantu. Oya, ntabwo ariho itangirira, ahubwo iyo umuntu yumvise ubutumwa bwiza akemera ko ijambo ry'Imana rimurema agahinduka icyaremwe gishya, Yesu yaravuze ngo abanzi b'uwo muntu bahita bavuka mu rugo rwe. Iyo yabwemeye bikaba bije kubaho yuko abo babana mu rugo batabwumvise, ntabwo akarengane kajya kuva i Roma, ntabwo kava muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahubwo gahita gatangira mu rugo. Niyo mpamvu ijambo ry'Uwiteka ritubwira amagambo akomeye cyane, wenda abantu benshi batajya bumvira ku murongo wayo. Amagambo atubwira neza yuko igihe kizagera ababyeyi bakagambanira abana babo, cyangwa se abana bakagambanira ababyeyi, mukazana na nyirabukwe bagasubiranamo. Ibi bintu wenda hari igihe abantu bajya babyumva bakumva ntibishoboka, kuko iyo ijambo ry'Imana rivuze ibintu nk'ibyo, buri muntu wese, niba umugabo ufite umugore, umugore ufite umugabo, abafite abana, abafite ababyeyi, mwisuzume mwumve yuko mu gihe wemera ubutumwa bwiza ntuzajye kubishakira ahandi. Abo ngabo Yesu yavuze ko aribo bizatangiriraho. Kugira ngo wumve uburemere bwabyo biragusaba kuzirikana ingingo ebyiri. Iya mbere ni amagambo yanditse mu gitabo cy'intambara ikomeye, icyigisho cya 38 cyitwa umuburo uheruka. Baranditse ngo umutima ushobora kuzura ubugome bw'indengakamere mu gihe kubaha Imana n'urukundo bitakiwurangwamo. Umutima w'umuntu ushobora kuzura ubugome bw'indengakamere mu gihe kubaha Imana n'urukundo rwa Kristo bitakiwurangwamo. Kandi kugira ngo wumve uburyo Satani ari gutegura ibi bintu muri iyi ntambara ikomeye, aho ubutumwa bwa Marayika wa gatatu bugomba kubwirizwa, amategeko y'Imana nk'uko twabonye mu Bagalatiya, tugahindura isano dufitanye nayo. Kugira ngo wumve uburyo iyi ntambara igomba gukomera, byagusaba kugira ngo urebe gatoya mu mateka twize yahahise. Hari umugabo umwe yakoze ubushakashatsi cyangwa se akora icyegeranyo, n'ubundi mu magambo dufite mu ntambara ikomeye, ku rukiko rwa Kiliziya Gatolika rwarenganyaga abantu mu myaka y'umwijima bitaga Inquisition. Yavuze ikintu cyantangaje, ariko bihita binyereka impamvu yishyirwa mu bikorwa ry'iryo jambo. Yesu yavuze yuko ababyeyi bazajya bagambanira abana, abana bakagambanira ababyeyi bo mu miryango bagasubiranamo. Avuga igihe ako karengane kakorwaga, abantu bazira kumvira ijambo ry'Imana no kugira imibereho igengwa naryo. Yanditse ikintu cyantangaje cyane ariko kinababaje. Yaravuze ngo hashoboraga gupfa umuntu umwe wizera, hashoboraga gupfa abantu 20, nka 20 bakicwa, ariko umuntu wizera Imana by'ukuri upfuyemo ari umwe wenyine mu bantu 20. Impamvu byagendaga gutyo, baravuze ngo Kiliziya Gatolika n'inkiko zari ziyahagarariye zicira imanza abantu bitaga bahakanye, ngo tumaze iminsi tugiga mu ntambara ikomeye. Iyo bamaraga kumenya yuko wasomye Bibiliya cyangwa hari ukuntu kwizera kwa Gikristo wamaze kukwakira, umuntu wese mwahuye n'uwo mwagiranye ikiganiro mu rupfu yagombaga kuba arimo. Kuko baravugaga batumva niba kanaka bahuye, niba ari umugore we, niba ari umugabo we, niba ari abana, bakaba bamaze iminsi babana, nubwo ikirago kireba kanaka ariko buriya nabo yarabibanduje, twamwica ejo hagahaguruka abandi, reka bagendere rimwe. Rero niko babigenzaga.
ibyo byateye iki? Byatumye iyo umugore yamenyaga ko umugabo yagiye n'ahantu bigira Bibiliya, bataraba ngombwa ngo bashinje umugabo we yajyaga kumurega kugira ngo arokoke. Umwana yamenya ko umubyeyi we ibyo bintu yabigiyemo, umwana agahita agenda akabwira abacamanza bashyizweho na Kiliziya Gatolika na za leta zishyigikiye, abana bakabwira abacamanza bati ababyeyi bacu ibintu bamazemo iminsi biragatsindwa n'Imana, ati kandi murabimenya hakiri kare mumenye ko tudafatanyije nabo. Ababyeyi bakagenda bagambaniwe n'abana, nuko byagendaga. Kandi kubera umurongo ubu buhanuzi bwa marayika wa gatatu, ubutumwa bwa marayika wa gatatu budushyizemo muri iyi minsi, n'ibyo bintu niko bizagenda, kuko buri muntu wese wishingikiriza kuri Bibiliya, kandi Bibiliya yonyine, atari ukuyishingikirizaho byo kuvuga ko bitsimbarayeho mu kanwa gusa, ahubwo imibereho ye ikaba ishingiye ku ijambo ry'Imana, uwo muntu azahinduka umwanzi w'isi yose. Isi izamuhiga kugeza ku rwego abantu bazakwitakana. Ikibazo, niba utaragize Uwiteka ubuhungiro bwawe, uzabigenza ute? Kuko ikintu kimenye cyo no mu karengane hari abantu bazakagenderamo nta n'ibyiringiro bafite. Wenda bapfe batukana, bapfe barakaye ko bari kubarenganya, ariko batimura tuziza ubusa, ariko bapfe kandi nta n'ibyiringiro bafite. Niyo mpamvu igihe ubutumwa bwa marayika wa gatatu buvugwa, nababwiye amagambo ejo ku murongo wa 12 tugenda kugeza ku wa 13, byaje 14, baravuze ngo aho niho kwihangana kw'abera kuri, bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nk'ukwa Yesu. Niba uyu munsi imibereho yacu ivuguruza ibyo tuvuga ko twizera, nta n'umuntu uduhagaze hejuru, nta n'umuntu wadukangishije, twebwe ubwacu tugakoresha umudendezo wacu tukivana ku Mana, tukumvira amabwiriza y'isi, twagira ibyiringiro bimeze bite kugira akarengane agahato kazaba kaje tuzabasha kumvira Imana? Ubutumwa bwa marayika wa gatatu ntabwo uko ibihe bugenda burushaho wenda koroha no kugaragariza abantu yuko kubwumvira ari ikintu kibahaye umutekano, ahubwo umurongo wa 13 utera indi ntambwe, ukavuga uti numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, andika uti uhereye none hahirwa bapfa bapfira mu mwami wacu. Oya, ibintu bizakomera, kwihangana nabyo birangiza umurimo wabyo, ahubwo n'abantu bapfa. Isezerano ry'Imana ntiribe rivuga ngo ndaza kubatabara, isezerano ry'Imana ntirize kuvuga ngo ndaza kubaha ibiryo, ahubwo rize rivuga ngo hahirwa bapfa bapfira mu mwami. Igihe wiringiye ko Uwiteka gutabara, ntugashyireho inzira Imana igomba kugutabariramo ngo ugende, kuko abantu bajya mu masengesho bakaniyiriza bakamara iminsi, hari igisubizo n'umurongo bahaye Imana, ndetse babona Imana atari wijemo bakavuga bati ahantu nta Mana ihari, bagahita bigira muri ba bandi bo muri iyi minsi, bagahita bajya mu bahanjuzi kujya gushaka amavuta. Ariko mugomba kumenya iki, hari igihe umuntu asaba Imana agasenga cyane, ayisaba ibiryo, ayisaba ibyo kurya, kandi bigaragara yuko koko ashonje, Imana ntimuhe ibiryo, ikamuha imbaraga zo kwihanganira inzara. Ibyo mwari mubizi rwose? Ubwo bimutabaye, Eliya mu minsi 40 yamaze yiruka yariye kangahe? Iyo musonya bavuga ko yariye kangahe? Yariyemo rimwe. Uhereye none hahirwa bapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati ngo baruhuke imihati yabo, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Abantu bagomba kwisuzumira kuri uyu murongo. Twabonye ejo Abagalatiya 4, ngiye kubasomera amagambo batubwira amategeko y'Imana, umumaro wayo mu nama y'agakiza kugira ngo ubugingo bwacu bukire. Abagalatiya 4 ku murongo wa 21 ndageza ku murongo wa 25 haranditswe ngo, mbese ubwo bibaye bityo amategeko arwanya amasezerano y'Imana ntibikabeho.
ko yaba harabayeho amategeko abasha kubeshaho abantu gukiranirwa kuba karaheshejwe nayo. Ariko ibyanditswe bivuga yuko byose byakingiraniye gutwarwa n'ibyaha kugira ngo abizera bahabwe ibyasezeranijwe babiheshejwe no kwizera Yesu Kristo. Icyakora kwizera kutaraza twarindwaga tuboheye gutwarwa n'amategeko dutegereje kwizera kwari kugiye guhishurwa. Ubwo nibwo buryo amategeko yatubereye umushorera wo kutugeza kuri Kristo ngo dutsindishirizwe no kwizera. Imana ishimwe cyane. 25 ariko kwizera kumaze kuza ntitwaba tuyitwarwa na wa mushorera. Aya magambo ibyanditswe byaradusobanuriye amategeko y'Imana aba umushorera ryari. Mu buturo bwera iyo umwisere yakoraga icyaha umurimo w'amategeko igishinja cyo mu mutima we kimwemeza ko itegeko ry'Imana, uwo murimo amategeko akora ashinja umunyabyaha kandi akamwemeza ko ari uwo gupfa ko aciriweho iteka. Uwo murimo mu mutima w'umuntu niwo wahagurutsaga umuntu, kandi uyu munsi niwo umuhagurutsa, niwo wahagurutsaga umuntu ukamushorera. Uwo murimo w'amategeko akajya gushaka igitambo akakizana akinjira mu irembo mu buturo bwera akagera ku gicaniro cy'ibitambo, ariho bavuga ngo atubera umushorera kutugeza kuri Kristo ngo dutsindishirizwe no kwizera. Iyo umunyabyaha amategeko yabaga ari gukora umurimo we wo kumwemeza ko ari kurimbuka, nawe akizera igitambo cya Kristo, hanyuma akatura ibyaha byo ku gicaniro cy'ibitambo arambitse ikiganza mu ruhanga rwa rya tungo yazanye, uyu munyabyaha kuba kwizera ibyaha bye byamuvanwagaho n'iteka yaraciriweho bigashyirwa ku gitambo. Kandi uyu munsi niko bigenda. Hanyuma icyo gitambo kigatambwa mu mwanya w'ubugingo bwe, umunyabyaha agatangirwa impongano maze akagenda ababariwe. Hanyuma uyu muntu wababariwe rero ni iyihe sano yagiranaga n'amategeko? Nk'uko twabibonye igihe mu Kristo yinjiraga mu irembo agakomeza akagera ku musaraba, ageze ku musaraba akababarirwa ibyaha bye, umutwaro w'ibyaha ukamuvaho. Ntabwo amaze kuvanwa umutwaro w'ibyaha ntabwo aguye ngo nakomeza agende, ahubwo kimwe mu bintu yahawe yambitswe ikanzu ariyo gukiranirwa kwa Kristo. Uyu munyabyaha umaze kwihana binyuze mu kwatura ibyaha no kwizera igitambo cya Kristo, nabasomeye amagambo makomeye n'abahanuzi, Imana iramubabarira kandi ngo kwizera Kristo ikamuha imbaraga zo kumvira amategeko y'Imana. Uyu munyabyaha isano asigara afitanye n'amategeko ntabwo ari iyo kumushinja, kuko amaze guhabwa gukiranirwa kwa Kristo amategeko y'Imana asigara amureba nk'uko abona Kristo. Niyo mpamvu ibyanditswe bitubwira ngo uwo muntu ntabwo aba agitwarwa na wa mushorera, ntabwo ari uko aba ahawe uburenganzira bwo gucumura ku mategeko y'Imana, ahubwo isano yari afitanye n'amategeko y'Imana mbere y'uko yizera igitambo cya Kristo, iyo sano irahinduka. Ntabakiri umunyabyaha wo gucirwaho iteka, ahubwo bitewe no kwizera igitambo cya Kristo no gukiranirwa kwa Kristo yakiriye imbere y'ubutabera bw'Imana, akaba ntacyo ashinjwa. Ibi byiringiro nibyo bishobora gukomeza umuntu bikamutereka imbere y'itanura ryaka umuriro, akabwira Nebukadinezari ati nta mpamvu yo kugira ngo njye kwisobanura, ndabizi yuko Imana nizeye ibasha kunkiza, kandi nubwo itankiza ntabwo nzapfukamira igihano wakoze. Aho niho umuntu akomora imbaraga. None ikibazo aburiye inkike umugabane wabo uzagenda ute, uzamera ute? Reka mabwire iki kintu, iyi nzira tugomba kuyiga kandi tukayisobanukirwa cyane, kuko niho hashingiye impamvu zacu zo gukira no kunesha muri iyi ntambara ikomeye. Muribuka mu kibaya cya Dura, impamvu nkunda kubigarukaho iyo ngeze kuri iki cyigisho nuko nimusoma mu Rusororo rw'Abadiventiste volume ya 4 Ellen White asobanura kiriya gice, yongeye kugaruka ku gishushanyo cyaremwe muri iyi minsi y'imperuka. Nanjye kuvuga ngo kigomba kuremwa, cyaremwe muri iyi minsi y'imperuka, kandi mu minsi ya vuba abantu bakaba bagiye guhatirwa kugipfukamira. Uko byagenze, itegeko ryo gupfukamira ry'ibishushanyo ryatanzwe inshuro ebyiri. Inshuro ya mbere havugijwe bya bikoresho byose by'umuziki, amakondera na bya bindi byose, abantu babyumvise bo ubwabo barapfukama, niko amabwiriza yavugaga. Agahato kashyizwe ku basore batatu, Saduraka na Meshaki na Abedenego, basigaye bahagaze. Abantu ba mbere bapfukamye, icyatumye bapfukama bitegereje gahunda ziriho, bumva umurongo umwami yashyizeho. Bamaze kumva uwo murongo, igihe gahunda zari zimaze kujya mu bikorwa, bitabira kuzumvira, barapfukama, nta muntu bakubise, nta muntu bahagaze hejuru. Abantu bashyizweho agahato
ni abantu bahagaze nka Petero na Yohana bakabwira abantu ati namwe nimuhitemo, bakababwira bati ikintu cyiza gishoboka ku muntu ni uko umuntu yumvira Imana kuruta kumvira abantu. None ikibazo, gahunda zose zije zinyuranyije n'amategeko y'Imana ko abantu tubona tuzijyamo dushishikaye, nta n'umuntu wadukubise, yewe n'abatazirimo ntawe bafunga, ntawe ugira gute, kandi Imana yadushyiraho guhamya kwizera kwacu nko kuri mu ijambo ry'Imana. Abantu bose bije byose mu isi bitwara bagira ibihe byiringiro ko ku munsi w'agahato bazabasha guhamya Imana. Ejo twabonye ikintu gikomeye mu mategeko y'Imana. Imana iratubwira ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Iri tegeko ryari ryaraharatuwe mu bitekerezo bya Saduraka na Bedenego ku buryo kuzana ikindi kintu cyita Imana ngo ko bagomba kukiramya bemeraga no gupfa aho kugira ngo bagire ikindi kintu basimbuza Imana. Itegeko rya kabiri ryaratubwiye ngo ntukireme igishushanyo kibajwe, kukirema ubwabyo ni icyaha. Kandi twabonye impamvu zabyo. Baratubwiye ngo amahanga ya gipagani ya kera ngo yavuga ko ibishushanyo byayo ari ibibafasha mu buryo bwo gusenga Imana, ariko ijambo ry'Uwiteka ratubwira ngo kugerageza kwerekana Imana ihoraho, ubwo ni mu cyo 27 mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi. Kandi nk'uko ijambo ry'Uwiteka ryabitubwiye, aya mategeko mu gihe tuyiga umuntu agakomangwa ku mutima akumva yarayishe, he kuzajya hagira umuntu utera umugeri, ahubwo kugira ngo dutsindishirizwe na Kristo nuko twebwe ubwacu tugomba kumanika amaboko imbere y'ubutabera bw'Imana tukemera ko dutsinzwe. Ariko bitewe nuko gukiranirwa no gukora ibinyuranyije n'ijambo ry'Imana byahindutse umugabane wa gahunda zigize gahunda z'isi, gahunda z'itorero, gahunda z'amadini. Iyo ibintu umuntu yumvise ko byashyizweho n'ubuyobozi ibunaka bw'isi cyangwa bw'itorero, nta nubwo arinda gutekereza ngo mbese ibi bintu bihuje n'ijambo ry'Uwiteka rivuga, ahubwo waravuga ati ni abayobozi babizanye kandi ni gahunda tugomba kugenderamo. Muribuka amagambo umuvandimwe Nzaramba dusomeye mu gitabo kitwa Ibyakozwe n'Intumwa, Ellen White yaranditse mu gice cya 6 aravuga ngo ntabwo ijambo ry'Imana cyangwa se ntabwo handitswe ngo igomba gusimbuzwa ngo uko niko amategeko ya leta avuga cyangwa ngo uko niko itorero rivuga. Ntabwo ibyo bigomba gusimbura ijambo ry'Uwiteka. Atari ukwereka abantu bigomeka, ahubwo bitewe nuko ubutware bwose buri munsi y'ibiganza y'ububasha bw'Imana. Imana ni isumba byose, niyo tugomba kumvira kuruta kumvira abantu. Kandi mureke mbabwire iki kintu ahantu hashingiye umugisha wacu. Mu Kuva igice cya 39 umurongo wa 43 murabyibuka igice cya 39 Abisirayeli abahanga Uwiteka yari yatoranije bafatanyije na Mose baritanze, batanga igihe cyabo, batanga ubutunzi bwabo kugira ngo bakore bareme ubuturo bwera bakurikije icyitegereza Imana yari yatanze. Ariko hari ikintu muri busome ku murongo wa 43 gitangaje mu Kuva. Igihe Mose bamuzaniraga ibikoresho byo mu buturo bwera bakoze, ikintu cyantangaje, ntabwo Mose yashingiye ku marangamutima ngo atwarwe n'amaturo menshi Abisirayeli batanze, ntabwo yashingiye ku marangamutima ngo atwarwe n'ubwitange n'imbaraga bakoresheje mu kurema ibyo bintu. Ahubwo Mose haranditswe ngo nuko Mose yitegereza ibyo bakoze, asanga babikoze nk'uko Uwiteka yategetse, uko niko babikoze. Ngo maze Mose abasabira umugisha. Mose amaze kwitegereza ibyo Imana yategetse agasanga Abisirayeli babikoze bakurikije igishushanyo Imana yatanze, nibwo Mose yabasabira umugisha kandi Uwiteka arubaha. Kubona umugisha kwacu gushingiye mu kugira imibereho no mu gukora gahunda zose dukurikije icyitegerezo Uwiteka duhereye mu ijambo rye. Ntabwo bishingiye mu marangamutima abantu bagaragaza mu by'iyobokamana. Bati yoti kanaka muzi aritanga cyane, batumva ati kanaka natajya mu ijuru ngo nuko rizaba ritabaho. Ariko ntabwo ari amarangamutima atuma umuntu azajya mu ijuru. Hari igipimo, hari urugero Imana yashyizeho, nirwo twese tugomba kugeraho. Baratubwira ngo kugerageza kwerekana Imana ihoraho hakoreshejwe ibintu bifatika bicisha bugufi uko umuntu yumva Imana.
naraye mbahaye urugero abantu batije agaciro igitambo cya Kristo, aho umuntu avuga ko yababariwe yajya kuvuga uko byagenze ati ni nka bya bintu byo muri filime neza neza. Ariko ntabwo filime iyo mwiti ya Yesu ntabwo ari ibyanditswe byera, ashwi, ahubwo hari icyitegererezo Imana yaduhereye mu ijambo ryayo. Itegeko rya gatatu riravuga ngo ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe, kuko Uwiteka atazamubara nk'utacumuye uvugiye ubusa izina rye. Ubwo tugeze mu Kuva, abantu mwibuka aho twari turi ni mu Kuva igice cya 20, cyangwa se umuntu ashobora no kubisoma mu Gutegeka kwa 2 cya 5. Hari amategeko y'Imana naho. Kuva igice cya 20 umurongo wa 7, ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe, kuko Uwiteka atazamubara nk'utacumuye uvugiye ubusa izina rye. Iri tegeko rifite ubuhe busobanuro, riva he rikagera he? Kandi mbabwira iki kintu, mwibuka amagambo Yakobo yanditse mu rwandiko rwanditswe na Yakobo cya 2 ku murongo wa 10. Uwishe itegeko rimwe, usitaye kuri rimwe, nubwo yandi 9 byagaragara ko yakomeje, ibyanditswe muri uwo murongo biratubwira ngo n'ayandi yose aba yayishe, kuko wavuze ngo ntukice, nawe wavuze ngo ntugasambane. Icyo umuntu aba akoze aba yigometse ku butware bw'Imana, nubwo ryaba ari iryoroheje hanyuma y'ayandi. Utaza kwigira cyashya rero ngo byo kuvuga izina ry'Imana ngo nibyo byoroshye kurusha gukomeza isabato no kwica no kwiba n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Umva icyo ijambo ry'Uwiteka rivuga. Iri tegeko ndi gusoma kuri page 248 mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, cya kintu cyasohotse muri 2016. Ni ku cyiciro cya 27 cyitwa Abisirayeli bahabwa amategeko. Iri tegeko rya gatatu ntiritubuza gusa kurahira ibinyoma ndetse no gupfa kurahira, ahubwo rinatubuza gukoresha izina ry'Imana mu buryo bworoheje bw'imikino ntacyo twitayeho. Handi havuga ngo Mana we akantu kose kabaye. Iri tegeko ntabwo ritubuza gusa kurahira ibinyoma no gupfa kurahira, ngo ahubwo rinatubuza gukoresha izina ry'Imana mu buryo bworoheje bw'imikino ntacyo twitayeho, tutazirikanye ubusobanuro bwaryo bukomeye cyane. Dusuzugura Imana binyuze mu kuyivuga tutabitekerejeho, mu biganiro bisanzwe, mu kuyivuga mu bintu bidafite agaciro, ndetse no guhora tuvuga izina ryayo tutabikuye ku mutima. Iki ni icyaha. Ahangaha ninde utarahaguye ahangaha? Ni byiza ko twemera gushorerwa n'uyu mushorera, abantu tugahanga amaso igitambo cya Kristo, tukatura ibyaha twakoze, maze kuba kwizera tukakira imbabazi z'Imana. Nibwo gusa dushobora gukira. Ariko ntiwibwire ngo iri tekano nakunda kurifata nk'iryoroheje, ariko bavuze ngo ntabwo Imana uyu muntu izamubara nk'umukiranutsi uvuga ubusa izina ry'Uwiteka. Zaburi 119 umurongo wa 9 handitswe ngo izina ry'Uwiteka ni iryera, ni iryo kubahwa. Muzi ko ari abantu bubaha amazina, ari abagore bubaha amazina y'abagabo babo cyane kurusha uko bubaha izina ry'Imana. Adashobora kuvuga izina ry'umugabo ngo ni ikinyabupfura, ni umuco wa Kinyarwanda. Ariko niba umuntu yarabatijwe mu mazi menshi agahamya ko ahindutse umuturage w'igihugu cyo mu ijuru, nibwo atinyuka kuvuga izina ry'Imana adakomeje. Uvandimwe yageze kumbwira igitekerezo, nubwo ari igitekerezo byabayeho. Umugore agiye kurega nyirabukwe, umugabo we yarapfuye, hanyuma nyirabukwe amwaka isambu, bari baramuhaye nyine ko yari umuhungu wabo, ajya kumurega, bagiye ngo kwandika urubanza, bati uje kurega yitwa nde? Bati ni mukecuru. Bati tubwira amazina ye tuyandike, turi kwandika ikirego. Ati ariko umukecuru ntabwo umuzi. Bitewe nuko mu Kinyarwanda ngo nta muntu uvuga nyirabukwe mu izina, bisoza asubiye atareze ngo yanze kuvuga nyirabukwe mu izina, kandi aje kumucisha umutwe ariko yanga kumuvuga. Hari ukuntu nyine abantu iyo migenzo barayiremereje cyane, ariko byagera ko kubaha Imana bakumva ko umuntu yabifata uko ashaka. Abantu bose bakwiriye gutekereza ku gitinyiro cy'Imana, ubutungane n'ubuziranenge bwayo, kugira ngo umutima ubashe gusobanukirwa kamere yayo ikomeye, kandi izina ryayo rizira inenge, rikavugwa ryubashywe kandi mu kuri. Rikavugwa ryubashywe kandi mu kuri. Niko ijambo ry'Uwiteka ritubwira. Itegeko rya 4, reka mwumva aya magambo. Kuva igice cya 20 ku murongo wa 8, cyangwa se abafite Bibiliya ntagatifu yimuka Misiri, igice cya 20, ibyo tugiye gusoma naho niko byanditse.
ibindi wenda umuntu ashobora gutekereza ni igitekerezo yaba yungutse kitari cyiza wenda, ariko ni kuri itegeko rivuga tugiye gusoma. Ni itegeko rya 4 haranditswe ngo wibuke kweza umunsi w'isabato. Nababwiye ikintu rero twiga amategeko y'Imana, buri nteruro yose yanditse mu itegeko ry'Imana ujye wumva ubusobanuro bwayo wiha agaciro. Hari ukuntu abantu bagiye bafata amategeko y'Imana buri wese agafatamo umugabane runaka ashaka akaba ari waremereza cyane. Buri mugabane wose w'itegeko ufite agaciro kawo. Wibuke kweza umunsi w'isabato, mu minsi 6 ujye ukora, aba ari ukoramo imirimo yawe yose. Ngo gukora ni itegeko Imana itanze, ariko wa 7 niwo sabato y'Uwiteka Imana yawe, ntukagire umurimo wose uwukoraho. Baravuze ngo ntukagira imirimo ingahe dukora, ntukagire umurimo wose uwukoraho. Wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu. Murumva ko iri tegeko riza rikubira umuryango hamwe, ab'umuryango bose ribashyize hamwe. Murongo wa 11, kuko iminsi 6 ari Uwiteka yaremeyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, akaruhukira kuwa 7. Nicyo cyatumye Uwiteka umugisha umunsi w'isabato akaweza. Imana ishimwe. Umunsi w'isabato wari wo umunsi wa 7. Ibyo byo ntabwo abantu bakibiganiraho cyane, na cyane ko nusoma no muri Bibiliya ntagatifu no muri za dictionnaire. Umunsi w'isabato ni samedi, umunsi wa 7. Dimanche ni umunsi wa mbere w'icyumweru, nkuko mushobora kubona muri Yohana 20 igihe Yesu yazuka. Reka turebe iri tegeko amakuru yaryo. Wibuke kweza umunsi w'isabato, ni ku murongo wa 8 uvuga. Murongo wa 9, mu minsi 6 ujye ukora, aba ari ukoramo imirimo yawe yose. Ijambo ry'Uwiteka ritubwiye yuko tugomba gukora imirimo yacu yose mu minsi 6. Ndagira ngo mwumve iki kintu, impamvu Imana itubwira gutya, ihita itubwira impamvu zabyo. Ku murongo wa 11 itubwira impamvu z'iri tegeko. Kuko iminsi 6 ari Uwiteka yaremeyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, akaruhukira kuwa 7. Imana ntabwo ibwira abantu gukorayo ibyo idakora. Imana yatubwiye ngo mu yandi magambo tujye dukora imirimo yacu mu minsi 6 dukurikije icyitegererezo cy'uko Imana yakoze mu minsi 6. Igihe Imana yaremaga ijuru n'isi, iyo yarangizaga kurema buri munsi wose, iyo warangiraga ibyanditswe atubwira ngo nuko Imana yitegereza ibyo yakoze isanga ari byiza. Ikibazo, ubu uramutse wisuzumye ku munsi wa mbere w'iki cyumweru no ku munsi wa 2 no kuri uyu munsi wa 3 ukareba imirimo yawe, wasanga iyi mirimo wayikoze ukurikije icyitegererezo cy'Imana. Kuko uyu ni umugabane w'itegeko rya 4, nubwo abantu bafata umugabane uheruka wo kuruhuka, akaba ari nayo mpamvu bisoza n'isabato batayiruhutse, nuko babirengagije umugabane wo gukora mu minsi 6 bakurikije icyitegererezo cy'Imana. Niyo mpamvu uzabona umugabane munini w'abantu, hari ubuyobe bubiri bukomeye cyane Satani yazanye kuri iri tegeko rya 4. Ubuyobe bwa mbere ni ububwira abantu yuko iri tegeko rya 4 ngo Yesu yarikuyeho ku musaraba. Abantu bajya bakunda kutubaza ibibazo, bakatubwira bati mwebwe mukomeza amategeko y'imihango, bati isabato ni itegeko ry'umuhango, Yesu yarikuyeho ku musaraba i Karuvari. Nanjye mbabaza ikibazo nkavuga ati none niba itegeko rya 4 ry'umuhango rikaba ari mu mategeko 10 y'Imana, na ntukice nayo ni umuhango buriya, na ntugasambane naryo ni itegeko ry'umuhango, bigasoza bamakanye bati ntago ari amategeko y'imihango, bitewe n'ubuyobe Satani yabazanyemo, uhita wumva ko umugambi ikigambiriwe ntabwo ari ukuvuga ko amategeko y'Imana yavanyeho, ahubwo ikigambiriwe ni ukuvanaho itegeko rya 4. Satani akabwira abantu yuko atakiri ngombwa kuryubahiriza, ko bashobora kuruhuka dimanche, ko bashobora kuruhuka vendredi cyangwa undi munsi wari wose batekereje, ngo nuko Imana ikabyemera, ariko ntibishoboka. Ubwo ni ubuyobe bwa mbere Satani yazanye. Ubuyobe bwa 2 Satani yazanye buzanarimbuza abantu benshi mu bicaye aha, ni ubuvuga yuko umuntu ashobora kubaho uko ashaka mu minsi 6, akabeshya, akarahira izina ry'Imana mu binyoma cyangwa mu buryo atabikomeje, akariganya, agatukana, akica, agasambana mu minsi 6, hanyuma vendredi hagera izuba rirenze, kubera ko bazi ko yitirirwa iyo sabato, yarabayeho uko ashaka,
akaza akinjira mu rusengero vanderedi izuba rirenze, isabato yose ntagire ikintu na kimwe akora nk'uko itegeko rivuga, nuko akikomanga mu gatuza akibwira ko Imana imwemera bitewe n'uko yaruhutse isabato. Ndakurahiye uyu muntu yica isabato kandi azarimbuka nk'abandi bose batayiruhuka. Kuko bwa mbere umugabane w'isabato uravuga ngo mu minsi 6 ujye ukora, kuko ariyo minsi 6 nayo Imana yakorera imirimo yayo. Tugomba kubaho mu minsi 6 tugaragaza imico y'Imana, nibwo no kuruhuka kwacu ku munsi wa 7 bishobora kwemerwa n'Imana. Ibindi bitari ibyo ntabwo Imana yabyemera. Abafarisayo nicyo kibazo bagize. Yesu yakoraga imirimo y'Imana ku munsi w'isabato, ntagirana ikibazo n'ubutabera bw'Imana. Abafarisayo bakaza bakamubaza ati kuki ibyo bintu bikora ku isabato wajya ubikora mu yindi minsi? Yesu kuva ku wa mbere w'isabato no ku wa 2 kugeza ku wa 6 Yesu yari afite imico y'Imana muri we, kugira ngo amenye ko agomba kuruhuka isabato. Ntabwo ari umuntu wakoraga. Ari ikibazo abantu bajya batubaza ngo nitubakorera urutonde rw'imirimo yemerewe gukorwa ku isabato ngo nitemewe. Ubajije iki kibazo bihita bigaragaza ko mu minsi 6 atazi ko agomba kugendera n'Imana, kuko Yesu ntabwo icyo kibazo yigeze kibaza ngo amenye ko ku isabato agomba kwifata. Igihe kimwe twari turi i Butare turi kwigira itegeko, abantu bamwe bigaga iby'ubuvuzi, bigaga medicine, baritsindishiriza nk'uko mubizi abantu bose bakora kwa muganga. Iyo bageze ku itegeko rya 4 bahita batsindishirizwa, baravuga bati twebwe bitewe n'uko tuba twagiye kuvura, itegeko rya 4 ritwemerera kujya ku kazi, sibyo? Hashize iminsi mu bitaro bya kaminuza i Butare umuriro urabura, ubuze bitunguranye, nta n'izindi generators ziteguye guhita zaka. Biza kuba ngombwa yuko bigira ikibazo ku barwayi, kuko murabizi ibitaro nka biriya binini hari abana baba bari muri kuveze, amatara ahora yaka, hari ababa bari muri salle d'operation aho bari kubagira, byose ibyo bintu bikeneye umuriro. Biza guteza impanuka, hagira abantu bamwe bapfa. Nuko abahungu bigaga ibintu bya elegitoronike n'ibintu by'amashanyarazi nabo batera hejuru, batari ko natwe niba uko bimeze rero umuriro urabura abantu bagapfa, tuba tuya gukanika amashanyarazi ku isabato. Ariko izo mpaka ntimukaziteho, ntabwo ziba zigendere kubaha Imana. Ni ikimenyetso cyo gukiranirwa kwa Kristo kutaba muri uwo muntu uza kubaza ngo ni ibiki agomba gukora ku isabato n'ibyo atagomba gukora. Umuntu wakiriye gukiranirwa kwa Kristo, abafarisayo bagonaganaga na Yesu bitewe n'uko gukiranuka kwabo nuko bari barihangiye. Gukiranuka umuntu yihangiye rero kuba kugizwe na reka ibi ukora ibi. Reka ibi nibyo bituma Imana ikureba nabi, ukora ibi nibyo bizatuma Imana ikwemera. Niko gukiranuka abafarisayo bari bafite. Kandi benshi no mu bibwiriza byacu twabwirije byinshi cyane, niko gukiranuka twabwirije abantu, sibyo? Mureke ibi ngibi, dore impamvu mureke ibi. Umuntu yamara kuvuga ko yabiretse tukavivura. Abakobwa n'abagore tukabakuzamo amajipo n'amapantaro, tuti ubwo mwabikuyemo ikibazo cyakemutse. Kugira ngo umuntu asambane yambaye ijipo ndende bisaba kuyikuruza imigozi. Kugira ngo umuntu asambane yambaye ipantaro cyangwa ibindi bisaba kuyikuruza imigozi cyangwa inyundo. Kuba umuntu yambaye ipantaro cyangwa ijipo ngufi ubwabyo icyo gikorwa ubwacyo si icyaha, ahubwo ni igihamya cy'uko uwo muntu atagira Imana muri we. Ni imbuto za kamere. None se n'umuntu atagira Imana muri we uragira ngo yambare nk'abantu bo mu ijuru, yambare nk'abantu bakiranuka, abigenza atese ni uko nguko ameze. Noneho nawe wagira ngo ukemure ikibazo, aho kugira ngo umubwire icyo ijambo ry'Uwiteka rivuga ngo ubwo buremere mwuka muzanye buremereze muri we, yihane atangira kugendera ku murongo Imana isaba, ukamubwira uti ibingibi nubikuraho uzajya mu ijuru, sibyo? Umuntu agatwara inda, agasambana, ijipo zigenda zikubura hasi. Mwarababonye? Mwababonye he? Ibi biba bigamije kugira ngo buri muntu wese yisuzume. Buriya ikintu gitangaje n'ibyigisho byigishwa. Si igitangaza ko benshi mu iteraniro baba bari kuvuga ati bakanaka batubwirire.
kandi urwandiko rwa kabiri Paulin Timoteyo iki cya 3:16 haranditswe ngo ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha byande. None kw'imbaraga zawe zitakaza ku by'abandi. Itegeko rya 4 nigeze kubwira abantu ikintu umuntu nambaza n'ikibazo ari kuburana cyane. Itegeko rya 4 ry'isabato riramutse ryitaweho nk'uko riri byajyana umuntu mu ijuru, kuko muri ryo ngiye kubasomera niho harimo ikimenyetso cy'Imana yatanze amategeko. Kandi ikindi cya kabiri, itegeko rya 4 ntabwo ryemerera umuntu kwitwara uko abonye mu minsi 6 ngo kuwa 7 ngo bari mu rusengero, ntibibaho. Ndagira ngo nkubwire yuko niba hari itegeko na rimwe wica, itegeko rya 4 ntabwo ushobora kuryubahiriza ngo byemerwe. Wifuzwe byose icyo cya 29 cyitwa isabato, banditseho amagambo atangaje. Baranditse ngo isabato ni yera, n'abayiruhuka bagomba kuba bera, ngo tugomba kwakira gucyanuka kw'Imana binyuze mu kwizera Kristo, ngo muri ubwo buryo gusa nibwo dushobora kuruhukamo isabato. Umuntu wuriye inkike ntabwo ashobora kwemerwa n'Imana ko yaruhutse isabato, ntibibaho. Umuntu utambaye gucyanuka kwa Kristo. Ubu rero wumva ukuntu Satani agira abantu inama. Ubu hari abantu Satani ari kongorera bati n'ubundi ibyo bintu ntubishoboye, n'ubundi mesa kamwe byose ubivemo, sibyo? Kandi ahubwo Imana ni kumuhirarika kugira ngo yemere ubunyacyaha bwe, yatura ibyaha bye yiza igitambo cya Kristo, Imana imubabarire kandi ingambike gucyanuka kwa Kristo. Nibyo rarika Imana iri kuduha. Reka mwumvire itegeko. Ellen White yanditse amagambo ari mu Ihangitoro volume ya 6 cyo cya 44 cyitwa kweza umunsi w'isabato. Yaranditse ngo itegeko rya 4 rigomba kubahirizwa hakurikijwe ubusobanuro bwaryo bw'iby'umwuka, kandi hagakurikizwa nuko ryanditswe mu nyuguti. Mu nyuguti ryanditswe gute? Imirimo yose igomba guhagarara ku munsi w'isabato. Kabiri, abo mu muryango bose bagomba gufatanyiriza hamwe kuruhuka. Wowe ubwawe, iyo bavuze wowe ubwawe, ubwo bari kubwira umugabo umutambyi w'urugo impamvu mutumvamo umugore, ubwo ari mu mugabo. Wowe ubwawe, umuhungu wawe, umukobwa wawe, umugaragu wawe, umuja wawe, ibyo utunze byose ku munsi w'isabato bigomba kuruhuka. Ntabwo ari ukubura hano mu rusengero, moto zawe zibe ziri ku kazi, amazu yawe ufite ukodesha abakinguye ari kwinjiza amafaranga, imodoka ukodesha cyangwa zitwara abagenzi bawe zibe ziri mu muhanda. Twagushije n'ishyano, hari n'abafite utubari, kandi muri utubari ducuruza cyane muri weekend ari abadive. Ibyo bigomba guhagarara. Paje 149. Isabato ntivugwa hano nk'aho ari umuhango mushya, ahubwo yabayeho mu irema. Igomba kwibukwa no kubahirizwa nk'urwibutso rw'igikorwa cyo kurema. Yerekana Imana nk'umuremyi w'ijuru n'isi, itandukanye Imana nyakuri n'ibigirwamana. Abantu bahiriza umunsi wa 7 muri iki gikorwa baba bagaragaza ko baramya Yehova. Niyo mpamvu mu byesho 13 aho tuhabona intambara yo kuramya, aho inyamaswa yavuye mu nyanja iri gutegeka kandi yamaze kwigarura isi yose ngo isi yose yipfukamire abari yiramya. Intambara ikomeye itubwira ko muri iyi minsi heruka itegeko rya 4 niryo rizaba ikigeragezo gikomeye ku bari mu isi bose, kuko niryo rigaragaza Imana nk'umuremyi kandi rikadusaba ko rero tugomba kuramya. Bityo rero isabato ni ikimenyetso cy'uko umuntu ayoboka Imana igihe cyose ku isi hari umuntu wo kuyikorera. Itegeko rya 4 niryo nyine mu mategeko 10 ribonekamo izina n'icyubahiro by'uwatanze amategeko. Kubw'ibyo rero ririmo ikimenyetso cy'Imana yashyizeho amategeko yayo nk'igihamya cy'uko ari ukuri kandi ahamye. Imana yahaye abantu iminsi 6 bagomba gukoreramo imirimo, kandi isaba ko imirimo yabo ikorwa mu minsi 6 y'imirimo. Ibikorwa bituma ubuzima bw'umuntu budahagarara ndetse n'imirimo y'ubugira neza, ibyo bintu biremewe ku isabato. Mpamvu Yesu yabonaga umuntu ufite ikibazo kandi agomba gukizwa, ntajye kubanza kubaza ngo none uyu muntu tumugenze dute. Hari umuvandimwe umwe yigeze kumbaza ikibazo, asengera muri toro hano ku Muhima, hari ku isabato mu gitondo. Arambaza ati none mfite ikibazo, mfite umuturanyi yapfuye, bari bapfushije umuntu muri urwo rugo, asigaye abana bonyine,
ntabwo bazi uko babyifatamo, kandi umurambo uri kwa muganga. Murabona abana bagize ibyago mu rugo ari bonyine basigaye kandi ari batoye. Ni nabo muri icyo gipangu arambaza ati mbigenze ne na gahunda uzimfite ku rusengero. Ndamubwira mu kurenza aho ngaho ukaza ku rusengero ntabwo Imana iri bukwemere ko waruhutse isabato. Ni gute uri busiga abantu ku nzira bakeneye ubutabazi? Ni gute uri busiga abantu bakeneye ubutabazi bwawe gusa? Kuko reka mbabwire, nubwo ibintu byose iyo bibaye ku rusengero byagenze nabi bahita babigereka ku bayobozi. Reka mfate urugero, uwo muntu ukeneye ubutabazi mu rugo rw'umuturanyi wawe wenda aho mutuye, genda muzi uwo muntu. Pasiteri se aramuzi, ni wowe ugomba kugaragaza Imana muri abo baturanyi bawe, ntabwo ari itorero muri rusange. Yesu rero ibyo bintu yarabikoraga akabipfa n'abafarisayo. Umuntu ararembye, ni wowe ugomba kumuha ibyo arya. Wari uzindutse ugiye usanga nta kintu na kimwe afite cyo kurya kandi urabona ko arembye. Uhita utekereza. Buriya rero mabwire, nicyo nababwiye, gukiranuka umuntu yihangiye kure agatsindwa n'Imana ni umutwaro uremereye cyane, nta nubwo gutuma umuntu agira amahoro. Ariko ikibazo kiba kinavuka, banavuze hano muzanagisoma mu cyiciro cya 29 mu bifuzwe byose. Hari igihe umuntu amenya nko kuwa mbere w'isabato ko umuntu arwaye, cyangwa kuwa kabiri w'isabato cyangwa kuwa gatatu, akigira mu mirimo ye akayigendamo. Isabato yagera akafata ati kana kararwaye, ubwo ari ku isabato imirimo myiza iremewe, reka njye kumusura. Ubimenye uwo munsi, icyo ni icyaha. Ntabwo ugeze weza umunsi w'isabato. Yesu ntabwo yigeraga yihugira mu bye ngo noneho arindiriza abantu agomba gutabara ngo azabatabare ku isabato, ngo kubera ko imirimo myiza yemewe ku isabato. Ngiye kubasomera amagambo yanditswe mu bihamya by'itorero volume ya 6, ndababwira na page muri buze kuyisomeraho. Bihamya by'itorero volume ya 6 ni page ya 355 isubiye 3. Mujye mwandika mu mapaje, kuko igihe umuntu akubajije ibintu ntabwo uzavuga ngo porera tubwiye ngo, ahubwo ugomba kuvuga ngo handitswe ngo. Ni ibihamya by'itorero volume ya 6 page 355 isubiye 3. Haranditswe ngo mureke byo kwitegura isabato birangire kuwa 6. Murebe niba imyambaro iteguye, murebe niba n'ibyo guteka byarangiye. Ibyo kugenza gute? Guteka byarangiye. Iryo tegeko ryo birasa nkaho i Kigali turifiteho ubudahangara. Reka inkweto zihanagurwe kandi abantu biyuhagire. Ibi bishobora gukorwa, nubigira itegeko ugenderaho uzabishobora. Isabato ntigomba gukorwa n'imirimo nko kudoda imyambaro, guteka ibyo kurya, kwishakira ibinezeza, cyangwa ikindi kintu cyose kijyanye na gahunda z'isi. Mu mavuna duherukamo icyangugu, ku isabato harageze abantu bari bagiye kutwakira, baza kudusaba imbabazi bamenye ko twaturutse i Kigali. Bati mutubabarire rwose, twebwe ku isabato turya ibiryo bikonje, ati mutwihangane nta kundi twabigenza. Ndabaza ni ibyo bintu kugira ngo mubikore bisaba ko mubanza kudusaba imbabazi twebwe? Ndabaza ni itegeko ry'Imana rya 4 rivuga ngo iki? Ariko impamvu babivugaga bifite impamvu namwe murayizi. I Kigali iri tegeko turifiteho ubudahangara. I Kigali niho hantu hakonja cyane ku buryo uramuturiye ibiryo byatetswe kuwa 6 ngo uhita umererwa nabi mu nda. Kumererwa nabi mu nda, umuntu ngo akumva ngo warimo aravugamo ibintu atazi amakuru yabyo. Kumererwa nabi mu nda niba gutera umuntu kugomera itegeko ry'Imana. Niriba ritanura nibwo azahagarara ashikamye. Birashoboka kandi ko umuntu yarya ibiryo bikonje rwose pe akagubwa nabi, si byose? Hari ikintu cyantangaje, muzarebe iyo umuntu ageze mu kibazo. Dufata urugero, iyo umuntu aramutse arwaye igifu akajya kwa muganga akababwira tumva iyo ndiye ibigori, iyo ndiye imyumbati mu gifu harandya, si byo? Muganga akamubwira ati bireke ntuzongere kubirya, abisubiraho.
ahubwo ariyaranja mu bwenge bwo kwikunda kwe akajya gushaka ibindi ashobora kujya mu nda ntihamurye. Uzajya ushaka ibidapfa ku isabato. Umuntu iyo ari mu mirimo ye umva bushobora kwira atariye agafungiramo ntanarye kandi bihari. Isabato ntigomba gukorwamo imirimo nko kudoda imyambaro, guteka ibyo kurya, kwishakira ibinezeza cyangwa ikindi kintu cyose kijyanye na gahunda z'isi. Mbere y'uko izuba rirenga mureke imirimo yose yererezwa uruhande rumwe n'ibinyamakuru byose bivuga ibintu bisanzwe bishyirwe aho bitabasha kubonwa. Babyeyi, nimusobanurire abana banyu uwo murimo mukora n'umugambi wawo, kandi mubareke bagire uruhare mu myiteguro yo kuruhuka isabato nk'uko itegeko riri, kuko isabato irareba n'umuryango. Reka mwumve umurimo ukomeye wundi ijambo ry'Imana rivuga. Mu gihe abantu barebye mu minsi 6 bagasanga bagenze badakurikira icyitegererezo cy'Imana, bacumuye amategeko y'Imana, reka mwumve mbere y'uko izuba rirenga umurimo ugomba gukorwa. Yohana Gitoro volume ya 6 page 356 isubiye kabiri haranditswe ngo hari undi murimo ugomba kwitonderwa ku munsi wo kwitegura, no kuvuga vendredi. Kuri uyu munsi amakimbirane yose yabaye hagati y'abavandimwe haba mu muryango ndetse no mu itorero agomba gukurwaho. Mureke gusharira kose n'umujinya n'ububi bwose bivanwe mu mitima. Mu mwuka wo kwicisha bugufi mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Kirazira kubuzi ko ufite icyo upfa na mugenzi wawe. Isabato ni yera n'abayiruka bagomba kuba bera. Uwifuza icyo cya 29 warangiza ukarenzaho ugafunga umwuka ukaza gusenga, ntabwo waruhutse isabato. Ugomba kumwatura icyaha mukora ukamusaba imbabazi. No mu miryango niba umugabo yarashariye umugore, umugore yarashariye umugabo, barashariye abana cyangwa abana barasuzuguye ababyeyi, mbere yuko bakora iterano ryo gutangira isabato, mbere ko baza ku rusengero bagomba kwegerana nk'umuryango bakaturana ibyaha byabo kandi bakabarirana. Kuko murabyibuka mbere yuko n'umutambyi yegera Imana asabira abantu yagombaga kubanza kwitambira igitambo. Kuva igice cya 31 turasoma duhere ku murongo wa 14 turageza ku murongo wa 17 haranditswe ngo nuko mujye muziriza isabato kuko ari yera kuri mwe, uyiziriwe ntakabure kwicwa. Umuntu wese uzagira umurimo akora kuri yo azakurwe mu bwoko bwe. Mu minsi 6 abarimo imirimo igikorwa, ariko wa 7 ni isabato yo kuruhuka yerejwe Uwiteka. Uzagira umurimo akora ku munsi w'isabato ntakabure kwicwa. Nuko abisirayeli baziriza isabato bajye bayitondera mu bihe byabo byose, ibisezerano ridakuka. Ni ikimenyetso cy'iteka ryose. Ngo isabato ni iki? Ni ikimenyetso cy'iteka ryose hagati yanjye n'Abisirayeli, kuko iminsi 6 ari Uwiteka yaremeremo ijuru n'isi, kuwa 7 akarorera akaruhuka. Iri ni irarika Imana iduhaye, kandi irarika Imana iduhaye ntabwo ari ryo kugira ngo twihangire gukenerwa kwacu, ariko ahubwo mureke twese twemere gutsindwa, twemerera ibyaha imbere y'Imana, tuyaturira ibyaha byacu twishinje ku gitambo cya Kristo. Imana yo kwizerwa no kutubabarira izatubabarira. Reka mwumva amagambo nifuza gusaba mu tongo hatoranijwe volume ya mbere icyiciro cya 52 cyitwa Kristo umutambyi mukuru. Muri cyo gitabo mfite cyo twatoje volume ya mbere ni kuri page 395 ni cya kintu cyasotse muri 2016, ariko nawe ufite bimwe by'umuhondo mwareba kuri page ku cyo cya 52 cyitwa Kristo umutambyi mukuru. Baratubwiye ngo ntihagire n'umwe wishuka yibwira ko imirimo iyo ari yose umuntu yakora ishobora kumufasha kuriha umwenda w'icyaha yakoze. Iri jambo mumanze muryumve. Twacumuye amategeko y'Imana twarayishe. He kugira umuntu n'umwe wishuka yibwira yuko hari umurimo wose mwiza yakora ngo yishyure uwo mwenda. Turi mu butabera bw'Imana. Iki ni ikinyoma giteje akaga gakomeye. Nuramuka usobanukiwe n'ibi uzareka gukomeza kwishingikiriza ku ntekerezo zawe zigushimisha, uhanga amaso yawe ku mpongano. Hanga amaso kuri Kristo. Watura ibyaha byawe kandi wemera inzira y'Imana, kandi ntutegereze kubyiyumvamo, ahubwo kuko kwizera ugundira amasezerano y'Imana. Niyo kwizerwa no kubikora izabikora. Nuko utangire wumvire kuko kwizera. Iki kibazo gisobanuka buhoro ku buryo abantu ibihumbi n'ibihumbi bibwira ko ari abana b'Imana nyamara ari abana b'umubi, kuko bishingikiriza ku mirimo yabo bwite. Abana ba Satani babitewe nuko bishingikiriza ku mirimo yabo bwite. Igihe cyose Imana yasabaga imirimo myiza
kandi n'amategeko nayo ni uko. Ariko kubera ko umuntu yishoye mu cyaha aho imirimo ye itari igifite agaciro, yahawe agaciro, ariko gukiranuka kwa Kristo konyine niko kwatugoboka. Gukiranuka kwa Kristo konyine niko kubasha kugoboka umunyabyaha. Kristo ashobora gukiza rwose kuko ahoraho iteka ngo adusabire. Icyo umuntu ashobora gukora ku bijyanye n'agakiza ke bwite ni ukwemera irarika rivuga ngo ushaka aze ajyana amazi y'ubugingo ku buntu. Iri niryo rarika Imana iduha. Reka mwumve amagambo meza nkunda cyane. Nta cyaha umuntu ashobora gukora kitigeze kirihirwa bihagije Karuvari. Nta cyaha na kimwe umuntu ashobora gukora kitigeze kirihirwa bihagije Karuvari. Ibyaha umuntu yabakoze ko byaba biremereye kose, iki niyo gihe cyo kwiyegurira Imana. Iki niyo cyo kwitabira irarika ry'Imana kugira ngo twemere ibyaha byacu kandi tubyature ku bw'igitambo cya Kristo. Imana iratubabarira. Nta cyaha umuntu ashobora gukora kitigeze kirihirwa bihagije Karuvari. Nuko rero umusaraba mu irarika ryihutirwa ukomeza kwereka umunyabyaha ko yahanagurwaho icyaha mu buryo busesuye. Imana ishimwe cyane. Kuri uyu mugoroba ndabinginze kugira ngo buri muntu wese yitabire irarika, yerekeze mu buturo bwera, ku gicaniro cy'ubitambo, ku musaraba wa Kristo yadutambiye igitambo kubwo kwizera, maze yemerera Imana ibyaha bye afite umutima uciye bugufi, yishyuza Imana isezerano ry'imbabazi ku bw'igitambo cya Kristo. Uwiteka bisezeranije ntabwo ahemuka, aratubabarira kandi araduha imbaraga zo kumvira amategeko y'Imana. Imana idushoboze kugira uko kwihana nyakuri mu izina rya Yesu.